Buriya umuntu arebye izi nda ziterwa abangavu bigaragara ko ziterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Byinshi bitandukanye kuko hari impamvu twashyira navuga ku muntu ku giti cye kuriya mwangavu kuko nayo buriya hari inda ashobora guterwa nayo byatewe n'uko yitwara. Hakaba n'impamvu dushobora gushyira ku babyeyi ni ukuvuga ku bamureberera hafi aho ngaho, ariko hakaba n'impamvu twashyira kuri sosiyete muri rusange ni ukuvuga ku muryango mugari. Mpereye ku mpamvu wenda twashyira kuri ba nyir'ubwite, aba bana b'abakobwa b'abangavu bageze mu gihe wenda navuga nko hagati y'imyaka 10 na 20, biba bigaragara ko bafite imyitwarire akenshi igenda isa n'ihinduka, ugasanga akenshi bagira irari ry'ibintu kuko baba bageze mu gihe bararikira ibintu byiza, kubaho neza, kuko baba bafite n'intumbero wenda z'ejo hazaza heza cyane, ariko baba bageze no mu gihe usanga bashaka kwisanisha n'abantu b'ibyamamare cyangwa abantu bagaragara mu ruhame. Ibi rero kubera icyo kigero cy'imikurire baba bagezemo cyo gushaka muri make gushaka umwanya mu muryango nyarwanda cyangwa kwiyerekana buri wese ashaka ngo agaragare koko, bituma hari imyitwarire bashobora kugira koko ikaba yabashora mu ngeso mbi, harimo no gukora imibonano mpuzabitsina noneho idakingiye, harimo kuba umuntu yashukwa ku buryo bworoshye ntamenye kwifatira icyemezo ngo avuge oya igihe abona hari abashaka kumuganisha mu nzira mbi, noneho bikaba byatuma koko abo bangavu bagira navuga ibyago byo gutwara ziranda ziterwa abangavu.